Yes, turi kumwe na Patrick Gakumba wise super manager mu kwinspira urubyiruko kuri uyu munsi. Ndashaka kubanza kwibaza impamvu wiswe super manager. Urakoze cyane nta nubwo wari ukosheje ariko nkunze ko nyuma byukosoye ntabwo niyise kuko iyo wise ikintu abantu bakabona kitagukwiriye ntabwo bakikwita. Super manager rero naryiswe kubera akazi nyine nkora ko gucuruza abakinnyi b'umupira w'amaguru. Wenda abantu bashobora kuba batabyumva ati sugo no gucuruza ibikorwa butewe ndetse kanse ashaka kujya mu human trafficking. Oya, ibyo ngibyo ni ibintu byemewe mu mategeko kuko ni itegeko riba ririho na FIFA ryemera. No kureba mbese twavuga ko tugiye mu buzima busanzwe twabyita nk'abaranga b'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Tuvuge nk'umukinnyi ashobora kuba akina muri Rayon Sport, APR wenda n'urugero imushaka ariko wenda itamuzi, ariko giye nkagenda nkabisobanurira APR nkabwira ni umukinnyi akina muri Rayon Sport kandi akinnye wenda imikino 12 atsinze wenda ibitego 10, afite imyaka ingana gutya, afite ibiro bingana gutya, afite uburebure cyangwa se ubugufi bungana gutya, nyine nkamusobanura nkatanga details. Ibyo ngibyo rero nibyo bita mu cyongereza ngo ni scouting. Guscoutinga ukagenda ukareba umuntu nyinuka. Niko mpamvu nakubwiye dushyize nko mu Kinyarwanda ni umuranga w'abakinnyi. Niyo mpamvu ubwo wowe ubikora gute? Donc umukinnyi utanze urugero rw'amakipe abiri yo mu Rwanda, hari igihe wenda amakipe abasha no kuba avuye mu ikipe imwe yo mu Rwanda agiye mu yindi kipe, hari igihe byo bishobora koroha da. Ariko se tuvuge harya si wowe ushinzwe inyungu za Meddie Kagere, tuvuge uvanye Meddie Kagere wenda nko muri Tanzania, ugiye kumusobanurira nk'umuntu wo muri Kenya cyangwa muri reka tuvuge nko muri Arabia Saoudite, bigenda bite? Icyambere icyo gihe uriya muntu wo muri Arabia Saoudite ndabanza mbere ya byose nkabanza nkamubwira nti jewe mfite umukinnyi. Akambwira ati umukinnyi wawe, ahubwo akambwira ati genda shaka umukinnyi wenda umwataka. Nkamubwira nti mfite umwataka. Akambwira ati nyereka yatsinze ibitego bingahe, afite imyaka ingahe, movement ze yatanze assist, ese umupira yatanze kavamo ibitego n'ibingahe, nyine ugasobanura umuntu in and out. Ariko muri rwa rwego rw'iki rwa kariyeri yacu umupira w'amaguru babyita ngo ni CV nyine, football CV. Werekana profile ye, yaciye aha, yakinyatya, wabyumvishije. Nyine ni nka bya bindi nabwiye ngo ni umuranga w'icyo abakinnyi. Kuko no mu buzima busanzwe ngire ngo abanyarwanda duca umugani ngo wabuze umuranga yaheze. Icyo bashaka kuvuga rero ni iki? Uburu umuvugira rimwe na rimwe hari igihe ibikorwa bye bitagerwaho. Niyo mpamvu buriya kire ngo ujye ubibona hari n'igihe umukinnyi ashobora kuba nako umwana ashobora kuba afite impano ariko ugasanga impano irapfuye ntavuyemo umukinnyi kubera ko yabuze umuzamura. None se nkurikije ibyo uvuga ko numva ari ibintu byoroshye ku buryo nanjye nshobora kugenda mu ikipe runaka nkavuga ni you know what, hari umukinnyi wese nzi umwatakatse, numva ari ibintu byoroshye. Kuki bikorwa n'abantu bamwe? Bikorwa n'abantu bamwe kandi nahanga cyangwa wowe ukoresha irihe banga kugira ngo ukore ku rwego rw'uko abantu bakumenye? Urakoze cyane. Nkanjye nigiye wa mbere kugeza aka kanya muri aka karere, ni nanjye ufite impamyabushobozi mu rwego rwo hejuru kuko giye nagiye kubyigira mu Budage. Wagiye kubyigira mu Budage? Ya, ndagenda nzana PFA, Professional Football Agent Certificate. So ahantu bigorera cyane urakoze. Iki mpamvu bigenda bigora abakinnyi ni connection. Buriya mu cyongereza baravuga ngo network is power. Network kuko network ni information. Kuko nk'ubu dushobora kuba turi hano mu Rwanda, ariko wenda wowe uri umunyamakuru. Yego. Ariko hari radio cyangwa televiziyo muri Zambia cyangwa yo muri Botswana ishaka umunyamakuru nkawe, ariko se uzafata za information gute, uzazimenya gute kugira ngo ya network abari abantu yibone? Sasa niyo mpamvu uri umuntu akuruta iyo umuntu akurusha network kuri iyi si y'ubu turiho, the current world abakurusha imbaraga. Wabyumvishije? Kuko network ajewe narabanje wayisuzi vanahe. Urakoze. Network iyo ugiye kwiga hariya mu Budage, iyo urangije baguha ya certificate umara gusoza, baguha buri kipe zose na network zazo. Bakakubwira iyi ni ikipe Power Dynamos yo muri Zambia, network yabo CEO wabo no yunguye. Bakakubwira iyi ni ikipe mu Free Wonders wenda yahe, bakakubwira CEO wabo no. Bakakubwira iyi ni ikipe ya Mbabane yo muri yo muri Swaziland, network yabo ni. Bakakubwira iyi ni ikipe APR Football Club yo mu Rwanda, network yayo ni. Bakakubwira Simba Sports Club ya Tanzania, network. None wowe urangiza hariya ufite network.
uzuzizanye wowe icyo ukora nk'umunyeshuri urangije uratangira ukinjira sasa ku kintu cyitwa internet ukandikirana nabo WhatsApp Facebook ukavugana nabo ukabereka n'ibyangombwa byawe babona ari sawa bakavuga bati noneho koko umuntu nkaye turamukeneye ko twakorana bati noneho uzatwoherereza uyu mukinnyi. Ushobora gukora akazi nko mu ikipe uri umuntu uhoraho uyishakira abakinnyi gusa cyangwa uri freelancer ushobora kujya n'ahandi ejo ukagurisha hariya. I Burayi bakora uburi agent permanent w'ikipe ariko muri Afurika biba bigoye kuko hari i Burayi usanga bakwishyura amafaranga menshi. Tuvuge nko ku kwezi bashobora kuguha nk'ibihumbi nka $80 bariya abantu b'i Burayi. Ariko nkatwe kubera yuko tuba twikoresha uba ukorana n'ikipe zose uragenda ukavuga ugiye gutwara umukinnyi wenda muri Maroc mukadiringa ukamubwira uti ndashaka ibihumbi $200 wanda akakubwira ati ndashaka 80 ufite 80 kuko no muri Afurika uko bagura abakinnyi bigenda bitandukanye bitewe n'ibihugu amafaranga yabyo nka biriya bihugu by'Abarabu cyane tuvuga nk'igihugu cyane muri Afurika gitanga amafaranga menshi ni Angola kuko Angola buri ishobora kugura n'umukinnyi miliyoni y'idolari hafi miliyari imwe miliyoni rwose bayishyira hasi iyo umukinnyi ari mwiza ko ari amafaranga menshi. Shampiyona yabimeze gute? Ni shampiyona nyine kuko urabona muri Angola hari amafaranga kubera niko babayeho nyine n'umujyi wabo urahenze. Rwanda buriya niwo mujyi wa mbere muri Afurika uhenze. Zira za Cape Town zose zo bumva za Gaborone zo muri Botswana izingizi zo ngo ni za Libreville za Gabo za Cairo Misiri bose bazi nyuma. Ibyo ujya wumva ngo Nairobi ngo ni harahenze kuba bari ko buriya Rwanda muri Angola utanga $100 yatanze gutya ugiye kugura ikintu ntibagire icyo bagusubiza. Niyo mpamvu nabo kubera ko babazi ko umukinnyi ahazaba n'ubuzima bwabo buhenze bakunda gutanga amafaranga menshi. Ikindi nakwibaza ariko ngo nibagiye kukubaza abakinnyi ubu ngubu ufite cyangwa umaze kugurisha as we are talking now. Abakinnyi maze kugurisha ni nko kwabaza professeur wigisha kuri kaminuza ngo se abana wigishije bangana iki ntabakibibuka abandi ntago bibuka kubera ko abo yibuka ni babandi babaye bo twita ngo ni wari ambaye amefanya vizuri abandi bakoze neza. Noneho rero nk'ubu ngo abakinnyi maze kugurisha ni benshi ariko ushobora nko kubarira mu majana oya ijana ntibari bagera ariko bashobora kuba bakaba nko muri 50. ubwo rero ntago urumva ntago na video ntago bose nagenda mbibuka bose. Abikomerezwa noneho bari butubwira abikomerezwa harimo uyu mukinnyi bita ngo ni Farouk Mia Farouk Mia uriya umugande nijya mutwa muri direct mu Birigi. Harimo bita Thomas Ulimwengu w'umutanzania nijya mutwaye muri Tupu Isamazembe muri Kongo. Harimo bita MK14 Medi Kagere umunyarwanda ngira ngo urabizi ibyo iyo ni inkuru izwi kuko n'umwana warayivutse utangiye kumenya football atangira kwiga Kagere ukuntu atsinda. Sasa byanze bikunze bakurikirana profile ye nindi umanaginga. Hari indi bita Fred Cosmas uri mu Misiri muri Alexandria urimo gutwitwara neza no mu Tanzania. Harimo bita Patrick Kimwas yagiye muri Ajax ni umunya Kenya. Harimo nyine abo n'abakinnyi babandi nkubwira baba meyeri bagenda bakampesha ishema. Urabakurikirana iyo bageze iyo ngiyo ubwo waburi umubyeyi rega nanjye ndi umubyeyi w'abakinnyi none se ko nanjye mba narababyaye mu buryo bwa kariyeri sinababyaye mu mubiri ariko mba narababyaye mu buryo bw'iki bwa kariyeri. Undi ni Jacques Tuyisenge ubundi warabyumvisha ajya muri Angola mwamugurisha amafaranga menshi harya yarangahe bamuguza amafaranga $250 $250 ni menshi hafi $240 gushiza ubaze nko mu Banyarwanda. Ariko amafaranga burya baramukinyi ntabwo arayange mutazavo mukaneza abantu njya numva abantu baca ahantu bati super banajya bakizuri ariko ngo warakize byo niko abantu bavuga nanjye ahubwo undi mu bantu bazi ko wakize rwose. Ubukire bwanjye n'abantu jewe ubukire bwanjye nuko ubona abana b'Abanyarwanda n'Abanyafrika batera imbere. None si umukinyi agurishirwa akayabo nkako nka Medi Kagere contre undi yongereye yari amafaranga menshi batuyisenga abo ngabo ba Farouk Mia abo ngabo n'abantu gurisha amafaranga menshi uvana miki. Jewe buriya gengira umutima wo gufasha no quand même nibyo gufasha nibyo ariko uvuga ko ari akazi ni business. Yego ni business nibyo. What do you get muri ibyo bintu? Yego nibyo nyine mva nkubwire ni business ariko buriya
bariya bana kuko baba bagishaka kuzamuka mbagira ngo babanze babe stable babanze bistabilizing neza muri economic bamere neza nyuma wenda nibwo nza kugira ntya wenda tuvuge niyo navanaho miliyoni 1 cyangwa 500 kuko sima nshaka kugira ngo abana mbaryeho cyane kandi rero bashatse iryo soko iryo so ariko se iyo umubyeyi ubundi reka nkwereke nk'iburayi urabona ba Mendes ba Mendes ni abantu bakize urumva Cristiano niba bakoze miliyoni 100 deal ya miliyoni 100 muri Juventus ababizi yuko hari percentage wenda aratwaraho 20 cyangwa 10 ariko ari amafaranga azwi no muri contrat babirimo ibintu nk'ibyo ba Jose Mourinho abagurisha amafaranga menshi nawe akabona niyo mpamvu ari umukire wa mbere ngira ngo ubungubu mu bantu bakora iyo myuga yanyu wowe bigenda bite nibanga se jewe mva nkubwira rafiki yangu je nabikubwiye je niyo nagira icyo mbona ndongera ngafata amafaranga nkashora mu bana b'Abanyafrika kugira ngo abana batere imbere kuko je ibyishimo bya ikibona nicyo dushaka kumenya ko we are inspiring youth turashaka ko abantu batoya bumva ko hari akandi kazi muri football akandi muri football akazi karahari nkuko wari ubivuze percentage za agent zibaho ariko nanone hari icyo mu cyongereza twita ngo ni confidentiality of the work voilà nukuvuga ni ibanga ry'akazi ibanga ry'akazi sasa rero ntabwo n'urugero ntabwo wabwira umuntu ukina karate ngo agende ajye mu isoko cyangwa agende ajye kuri radio ngo avuge ngo karate zigizwe n'ibice bingahe ngo haba izi katanizi ibyo babibwira ubyiga uri muri karate ndani icyo batwereka ni umukino ariko nanjye icyo nagira ngo mvugira hagaragara nuko nakazi karahemba kabeshaho umuntu kuko nta kandi kazi ngira kire ngo ujye ubona ko muri iyi minsi ninjiye no mu buhanzi ariko ngo winjiye mu buhanzi kuko navuze muri indirimbo yawe ni nyinshi nako kandi ndabikora neza wibuke none ko ngiye kuba none the best artist ejo bundi wabonye video yanjye ica kuri Trace TV rimwe aca kuri Trace ibintu byatangaje abantu bose ariko narabibabwiye ko nzahora mbatungura narabibabwiye ko nzajya mbatungura urumva reka twumve gato indirimbo yawe hanyuma akanya gatoya tuze kugaruka nyuma mu kiganiro indirimbo wayise ngo uruwanjye ndabona warayikoze wambaye soldier wambaye zira nkweto zama Timberland iyi njyana wayikoze mu buhe buryo iyo njyana bayita Afrodance ni njyana umuntu ashobora kumva agaceza kandi ni njyana ibituje nyine tuma umuntu atuza mu mutwe at the same time urabyina nyine buriya urabizi ikintu gihenze n'ibyishimo nase watekereje gute kujya mu buhanzi oya impano yo guhanga niyo nabanje kugira mbere y'ibindi byo gucuruza umupira buriya niga kaminuza nigeze gushinga groupe y'abaririmbyi irimo ababaririmbyi b'abastari wa Tanzania ngira ngo uramuzi bita Darasa buriya baririmbyi too much Darasa mwarakoranye nari mfite groupe ariko bo barimo muri groupe yanjye ariko nijye wari president of the group kuri muri nijye wayishinze hanyuma harimo n'uyu nguyu bita Ben Paul uramuzi Ben Paul waririmbanye na Knowless bari abana bose twari kumwe rero ariko tumaze kurangiza kaminuza twagize gutya turatandukana kubera nyine ya life yo kwishakira buri muntu kwabaho ariko nabo ndashimira Imana ntago bataye akazi nagiye ko nambona Ben Paul aje kugira gutya azi solo artist nkawe wenyine akubita indirimbo irafata Imana iramufasha akora show nyinshi cyane ameze neza ubu ngubu use muracyavugana Ben Paul ndetse na Darasa turavugana ariko tuvugana ku mu buryo bazi ko ndi mukuru wenda mbibwire n'abantu bumva Keke Radio umupira wafite ikintu icyubahiro wampaye ndashimira Imana noneho kumanaginga Meddie Kagere ejo bundi akaba mu mwataka wa mbere muri Afurika utsinze ibitego byinshi ngira ngo arabibonye byatumye uriya munyemari wa mbere Mohamed Dewji Mo uyu nguyu ufite miliyari 2 z'amadolari mu Tanzania uyu bari bashimusa bya byihebe niwe si yongera ngo wasine yanumyeho ngo rero abana nk'abari iyo babonye ngeze kuri rwego n'ubundi barambwira batawa brother we knew you before we knew that you just to go doing so kubona iyo babona when they see me just shining like this they didn't just get they cannot just be surprised ntabwo bashobora gutangara ngo batangazwe nuko bo baranzi wenda nko mu gihugu cyanjye hano mu Rwanda abanyarwanda wenda ntangira
ubwa mbere urabyibuka indirimbo zimaze kuba 3 ntangira ubwa mbere ngasohora indirimbo ya mbere bari batari kubu uyu mutipe si ukwirata koko ariko iyo watangiriyeho ni iyi ngiyi ivuga ngo back yitwa Sheila Sheila okay iyo Sheila rero niyo yakoze ibintu kweli ikora ibintu bituma na irimo iracana kuri televiziyo mpuzamahanga iyo ngiyo nyine Sheila kuri Trace kuri East African Television iyo ngo buriya naho ndabifite nunabishaka ngiye nkunda proof buriya kuko ikintu cyose gitiyo ngifata kuri East Africa kuri Wasafi niyo mpamvu babonye n'abayobozi ba Wasafi buriya Saidi Fera na Babutare barimo kumbwira ngo njye hariya muri TZ nsimbure Harmonize muri label yabo ibiganiro biracyakomeje ariko ko wajyayo neza muri baraguhamagaye baramamagaye bamaze kunyandikira nk'ifresha na message ndazifitira kitu nta nubwo ari nabo gusa nari n'abandi bandi ba management y'Ubugande ba umuntu ngo wazamuye ba Juliana ba baby ku Rwanda babinyereka aho ngaho ntumira mbwira ati ndashaka kuza mu Rwanda twakorana ati nkamubwire nuzaze wowe nugera i Kigali ngo tuzavugana kuko nanjye ntago wankitiza icya mbere talent ndayifite icya kabiri ibintu byanjye biri organized icya gatatu cyo mvuga cyose nzagihagararaho njye mbwira abanyarwanda nkabwira nti jewe the super manager nigeze kubwira abantu kuzasimbuka ibere rya Bigogwe wararisimbutse kandi birimo no muri iyo ndirimbo ntago bibonye iyo ndirimbo ko itangira ntago bibonye indi simbuka mva hejuru ntabwo se wasi sobanurira abantu kuntu wasimbutse ibere rya Bigogwe reka mbikubwira no ndabigusubiriramo ababwiye jewe abanyarwanda baje banyumva umuntu wese buriya agira ubuhanga bwe cyangwa se izo bita ngo ni tactics z'umuntu abayibiteho harababa batazizi iriya bere rya Bigogwe nari simbutse kugira ngo banabyemere babyemere neza ngire ngo televiziyo zamfataga ni mpuzamahanga kuko Sky uwo munsi yarabyerekanye Sky TV na CNN byerekanye bari bati mu Rwanda ku isi aba igitangaza mu gihugu bita u Rwanda cyo muri Afrika mu gace k'Iburasirazuba habonetse umuntu washoboye guhagarara hejuru kilometero zirenga 3 abantu b'abanyamakuru kandi ngo barategereje bo mu Rwanda bagaheba maye uzabaze ngire ngo umuntu wabibonye wankurikiranye njya kurisimbuka ni Michael Karangwa Michael Karangwa ngo wari urimo uramuzi ndamuzi Theo yaragukurikiranye araheba Rugimbana Rugimbana ntabwo yankurikiranye dore ukuntu byagenze yaragushakije ngo arahaguma none se reka abaturage bo ku Gisenyi none hanga Rubavu abaturage bariya mu biryo bakumva barakubonye neza usimbuka rira be niyo wababaza ukabaza utese Superman ajya kuko ibyo bintu yarabikoze ku buryo babonaga gusa mu kirere hejuru nk'inyenyeri imanuka ukunda kuba umuntu ugira uyemeza uduhigo twinshi nk'igihe wavugaga yuko uzava hano i Kigali ukagera iwanyu hariya Matimba n'amaguru utuntu tw'uduhigo nk'utwo ngutwo biriya byo biva hehe biriya hano biva amashaka buriya mu Cyongereza hari umugabo wanditse igitabo cy'icyongereza yitwa ngo ni Professor John Manson yaranditse aravuga ngo impossible is possible. Manson ariko bamuziho nawe kuvuga ibintu bikabije oya ariko ibyo yavuga byose bibaho ibyo avuga byose bibaho sasa impossible is possible biriya nagira ngo urabona Rayon Sport hano mu Rwanda yerekanye ko impossible is possible ifata peri irayikurura amanota 12 arenga yitwara igikombe jewe navuze rya jambo nari mbizi kuko Rayon Sport ndayizi watoto mjini uwezo kuchukua kombe hivi mimi nilikuwa naona kila kitu nilikuwa nakiangalia ariko nanjye navuze Rayon Sport igiye kwakorera ibitangaza abanyarwanda nanjye mbakorera ibindi ariko ngo ntabwo wahageze oya Rayon Sport igiye kusibyo mubwira ntabwo Nyagatare ngo ntabwo wahageze Matimba amashusho ariho reba no kuri YouTube n'abanyarwanda banyumva bose none ahanga bandike baturugendo rwa Superman wagenze iminsi ngahe 3 ijoro n'amanywa narya namwe abantu utarya nananywa abantu barabibonye abanyarwanda satellite zirankurikirana zose urumva za Kayonza hose aho nacaga rukara ku kimodoka hose hari abantu n'ubundi bagukurikiranye urugendo bakaguheba ereka abantu ngo baragukurikirana ariko akoze none se burya n'abantu batangiye kugira ngo wababeshya Matimba none se nageze Matimba n'imodoka none se nyine uri imodoka none se urwo rugendo ubu abantu batwumva none hani barurebe kuri YouTube cyangwa se barebe kuri internet nibasanga none hanga kuri Google Superman hose hagiye hariho uduce batageze Matimba ageze hehe
bati yarenze Rwamagana, hagiye hari utwo tuntu tw'uduce. ariko n'ubundi uzarebe niyo berekana filime bakavuga bati wenda n'urugero tugiye kwerekana seri runaka, berekana uzakurikirane nkanjye nkunda filime z'aba Vietnam n'abanyamerika za zindi za kera, berekanaga Vietnam iteye bakongera bakerekana Vietnam igeze imbere igiye kugira ite, bakerekana yatakinze. Ariko ubuse ngo hari igihe ushaka kuba warahereye nka Kabuga ukibusanya, wagera imbere ugatega cyangwa ukajya mu modoka yawe ukongera ukaviramo hafi n'amatimba. gute se kandi imodoka narayisize abantu babireba n'abanyamakuru ko babibonye. Kandi ikindi cya kabiri va noneho kuri icyo, wari bugende ute mu yindi modoka isanzwe k'abanyarwanda bari babyumvishije, wari bwicare mu modoka ko izo nkuru zari butangazwe n'ikigali n'abanyamakuru nkamwe mukabimenya. Super Manager niwe turi kumwe none. Super Manager, dusoza iki kiganiro, mu by'ukuri kariyeri yo kugurisha abakinnyi mu Rwanda ni kariyeri twavuga yuko itarajyamo abantu benshi, cyangwa se wenda ababikora ntabwo ari abanyamwuga benshi. Kugira ngo umuntu w'umunyamwuga muri ibi bintu anahirwe agire amafaranga agurisha abakinnyi babe successful, bisaba iki? Urabona ikintu cya mbere nagira ngo mbanze mbwire abanyarwanda, buriya hari ijambo hano ngira ngo mbabwire, ari ijambo n'ubundi dusanzwe tubwirwa cyane n'igihugu cyacu, n'igihugu cyacu, ijambo ryitwa ngo ni think big. Urabizi buriya akazi Uhuru Kenyatta ejo bundi niwe wavuze ati niyo waba ukora mu biro by'umuntu ukorera miliyoni 2, hagize ibibaho akazi ntabwo buri ushobora kukaraga umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe. Aho iyo wikoresha, kandi kugira ngo wikoreshe urabanza ugakora ikintu bita ngo ni sacrifice. Ukavuga uti ngiye narakoraga, ngiye mfite degree, ngende umwarimu by profession, wigishaga mu mashuri yisumbuye, nabaye headmaster ku ishuri, mfite n'ubu ngubu recommendation yanjye. Ariko nageze aho mbivamo kuko nahembwaga amadolari almost 800, urumva nigisha. Ariko ngeze aho ndareba haza chance muri Tanzania nigishaga English and Swahili. Unajua mimi ni mbongo sana, naongea Kiswahili kile ambacho ni cha kubobea. I speak Swahili more than even those Tanzanians. Yeah, I studied it more than 6 years, you know. Narakize cyane n'ururimi nzimi, misamiati, kila kitu. Sasa kinashaka kugira nkubwire, ngeze ndavuga sasa ngiye Super Manager. Kijari kwa rutari kwa Super Manager. Na icyo jana ntetse. Ngiye Patrick. Ndavuga icyo gihe cyewe Patrick, icyambere ndabanza niyumvamo ya mpano yanjye yo kuririmba. Ni impano yanjye y'umuziki, ndamuka nyipfanye kandi mbona nta kuntu nzajya ndirimba headmaster. Bakajya kubona bakabona headmaster nanone afashe mic ari kuri stage. Urumva? Ndavuga sasa ngiye gusacrifice. Nandikira Big Boss, yari umuhinde, iryo shuri ni ry'umuhinde. Amubwira boss genda shaka designing. Arambwira kubera iki? Abo yagenda shaka kujya kwiga ibindi bintu byo kwikora ku giti cyanjye. Ariko iyo deal nayisomye mu kinyamakuru cya Tanzania. Ko bashaka abantu b'abagent. Nanjye ndagenda ndakora, maze gukora ndatsinda. Deal mbonye natsinze nibwo nandikiye boss, ndabwira boss, mimi naomba nijiuzuru kwa sababu sasa hivi nataka nijifanyie biashara yangu binafsi. Arambwira nyine ndamubwira boss ndashaka kugira ngo nje ku kazi, ndashaka ngora ibye business yawe. Arambwira sasa kuna tatizo gani bwana? Vipi mshahara kidogo nini? Arambwira mshahara ni muto. Ndamubwira sio mshahara kidogo, isipokuwa tu mimi najua nataka nijifanyie mambo yangu mimi sasa hivi. Ndashaka kugira ngo nikore ibintu byanjye. So nuko umbaje ko nabitangiye, nuko byanjemo muri make ni passion, sacrifice. Buriya ikindi numvise mugira ngo hari, urabona buriya wanavuze ngo twinspire urubyiruko, twinspire abanyarwanda. Reka mubwire thinking big no kureba n'ibindi bintu rimwe na rimwe ukavuga uti ibintu nta bantu benshi babyinjiye muri kambikore. To think behind the curtain. Ndagwa nk'urugero, abanyarwanda benshi hano bafite n'amafaranga yabo. Bumva ko ubonye amafaranga ushobora kujya mu Buyapani ukarangura spare parts, ukajya Dubai ukazana ibintu byo bandi bose usanga bacuruza, ariko ubundi bucuruzi bwinshi batazi. Ndagwa urugero nk'ubu ngubu hano mu Rwanda, urashaka kumbwira ko hari umuntu w'umunyarwanda ufite amafaranga ushobora kuvuga ngo reka ngende ndebe mu bana bakina basketball b'abanyarwanda, ndebe mu muhanga mu managing mushyireho cash zanjye, nzamuriza indege ajye gukina muri Amerika, ajye muri NBA, National Basketball Association. Abanyakenya se ntibabikora. Aba Sudani se, Sudani ingi y'amajyepfo, Southern Sudan, Juba. Ntujye ubona saba nawe ko bakina muri uzihari uzigurishije y'umuntu hariya bashobora kugwa miliyoni $2. None wowe umuntu afata amafaranga akagenda ngo akajya kurangura ngo ashyira intuza mu ntuza.
wabyumvishije ibintu ushobora nibyo nigeze kubwira hari umugabo nigeze gusanga w'umuhinde ni umuhinde hariya Kimironko umugabo w'umuhinde yari yazanye amamodoka kugurisha BMW ndamubwira my boss you are losing your time ngiye mpita nkubwiza ukuri nahisemo ukuri kuko yari inshuti yanjye nyine yaranyemeraga arambwira yeah super manager yancaho arambwira even myself you know I have just bought some BMWs here just I'm selling them you know can find me those stars and you can find me some Tesla arimo kumbwira no mudita twicara umunsi namubwira bro now just twice wasting your time you see when you just mu rugero when you take BMW to a customer ndamubwira ushobora gutwara imodoka ku mukiriya ntanayikunde essence ubiragiye kandi imodoka ishobora no kumara ihagaze namuhaye urugero uzuko ibyo nkubwira byabayeho uwo mugabo ngo ucuruzi yahise abureka hari ubundi namubwiye ajya kubukorera handi muri Tanzania mwereka place ahantu ndamubwira rero none ndamubwira hariya wajya ubukora hariya Tanzania ukabuzana ukabukorera naha mu Rwanda kuko hariya Tanzania ntibihari naha mu Rwanda rimwe se burareka nkubwire ndaguha urugero ko mu Rwanda hanga si ngombwa rega ngo dukore ibintu byose bimwe thinking big ni no kureba n'ikindi kintu ijambo thinking big rega nuko abantu bataryumva neza thinking big no gutekereza birenze urugero rw'undi muntu thinking big sasa naguhaye urugero muri volleyball dufite abana bashobora gufata umwana ukamumanaginga ukavuga uyu mwana ngiyewe nzamwipeve mpaka mutware Turukiya nko muri Turukiya njya nkurikirana Turukiya batanga rekritoma ya volleyball hafi $500 by'amadolari wabyumvishije sasa nicyo nakubwira ni thinking big. So super manager turagushimiye cyane wakoze kuganira natwe. Asante sana nanjye ndabashimiye cyane. Ikintu nagira ngo mbwira abantu bumva bose Kiti Radio nuko the super manager n'umwana wabo. Super manager, big agent, the best of East Africa, ambassador of the ghetto, voice of the money. President of the street. I'm the King Kong. Yeah man. Wakoze cyane super manager ndanabashimiye cyane mwakuri iki kiganiro cyacu Imana ibaho umugisha tuzongera ku munsi w'ejo muri Sataka Jabresia all mu minota 2 gusa na makuru y'Ikinyarwanda igihe tuzongere nitwa Jonti.